aho niho abantu bagiye gushirira. Abantu rero bakomeje kuduhamagara ngo biracitse, ngo bya bintu wagiye uvuga ngo birasohoye, ngo dore muri ADPR ngo ibendera ryajongujwe mu rusengero. None cyambabaje muri ADPR basoma kuvuga ngo noneho cya kizira gihagaze ahera, kuko abantu bigishijwe ku rusengero ari iriya nzu y'amatafari, bakabwirwa ko ahera ari hariya pasiteri ahagarara cyangwa umwigisha runaka cyangwa umuvugabutumwa runaka arimo arigisha. No, ntabwo hari ahera. Nyabune banza umenye ko ni wowe urusengero rw'Imana, umenye ko ahera cyangwa handuye ari muri wowe mindset. Urusengero rw'Imana, inzu y'Imana, ubutura Imana ituramo ni muri mindset yawe, mu bwonko, mu bitekerezo Imana itura. Ngo none ngo ikizira cyahagaze ahera, ngiye kubabwira ijambo rikomeye mu mubare mu ryumve. Uyu munsi rero ndashaka kubasobanura ikizira cyahagaze ahera cyangwa kizagara ahera ni ikihe, aho hera ni hehe mu buryo buri physically ndetse no mu buryo buri spiritual. Naho muve mu bintu by'amatafari ya ruriba y'inkarakara, ibiti n'ibindi bisakaye birimo ibintu byiza cyane, za katedrale, za kiliziya n'ibindi, ngo nahera h'Imana, ngo ni kiliziya yera y'Imana. Mwene data shuti z'umusaraba mu nkurikiye, mwakumvise icyo Imana iravuga kweli, mwakumvishe ubutumwa bwiza, mwasobanukiwe kugira ngo mutazarimbuka. Tugiye kubasobanurira ikizira cy'umurimbuzi, tubasobanurire ahera kigomba guhagarara cyangwa kizahagarara cyangwa cyahagaze, tubabwira amateka yabyo. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Iri jambo ngo ubisoma abyitondere riri muri entre parenthèses. Ikizira cy'umurimbuzi Yesu yahanuye agari gihagarara muri izi nzu z'amatafari n'ibyondo, kugeza ubwo abantu birirwa bavuga ngo kuko ADPR inyarugenge Ezayi Ndayizeye yakiriye abazungu bakazunguriza idarapo ry'ubutinganyi muri iriya nzu twita urusengero, ngo ni ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera. Iyo ni ya systeme religieux satanique amadini yigishije abantu kugeza ku rwego rw'uko bafata nkaho hari yari ahera. Twashaka kubabwira ngo niba mushaka gukira mukarokoka, nimusome igitabo cyitwa Bibiliya. Buri muntu wese niyitoze gusenga wenyine, buri muntu wese niyitoze kwiga ijambo ry'Imana wenyine, buri wese niyitoze kwegera Imana no gufata ibyo kwiriza ubusa. Muri Amerika bamaze gufungira Museveni, Uganda inkunga ndetse n'ibihugu bitandukanye kuko yanze kwakira iki abatinganyi, ariko nabo mu minsi mike turabizi ko azabyemera, anabyemera bikunze cyane. Icya kane mbazaniye nuko ibyo twababwiye muri icyo kiganiro ko mu myaka 2 mugiye kubona ibintu byinjiye mu madini by'ubutinganyi bikemerwa kandi batanye no gusezeranya, bisa nkaho byatangiye. Ubu rero byatangiriye muri ADPR, Église de Pentecôte de Rwanda. Ubushize twababwiye ko ADPR itakiri ADPR, niho byahereye. Ndaje mbashyireho noneho video Ezayi Ndayizeye mu nzu bateraniramo y'Inyarugenge, harimo abantu barimo kuririmba bambaye udutambara mu mutwe, urabizi nyine za discipline z'ADPR, arimo kuramya Imana, n'umuzungu afite ibendera ry'abatinganyi arimo ararizunguza, ari kurizunguzamo na Ezayi Ndayizeye hari. Idini twari tuzi ngo kera ryari ryo abantu bose bafatiraho urugero, biba bamaze kwakira abatinganyi kugeza ubwo bazunguriza ibendera mo hariya barimo no kuramya Imana. Murumva ndi madini asigaye hehe? Byarangiye. Twabahaye imyaka ingahe? 2. Ni 2 twababwiye mu butumwa Imana yaduhaye. Twarababwiye ngo mu myaka 2 mugiye kubona amadini asezeranya abatinganyi. Nonese Bibiliya y'abatinganyi ko yaje, kandi abatinganyi bakabashyigikiwe n'ibihugu byose byo ku isi. Ikizira cy'umurimbuzi kizagara ahera ntago ari muri iriya nzu, ni muri wowe. Niyo mpamvu mugiye mukomeza kwicara rero muri izo nzu muzitangwa nizo sengero, muzashiduka mwamaze kwakira ikizira cy'umurimbuzi kinje muri mindset yanyu. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.
Amahoro y'Imana kuri mwese bakundwa mubana natwe mugakurikira ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho kuri Iron TV Shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Turabasuje aho muri hose mu bihugu bitandukanye, turabifuriza kugubwa neza, turabifuriza kubonera umugisha w'Imana mu byo mukora mu miryango yanyu mwebwe ubwanyu mwese, kandi turasabira abari mu isi yose batari bizera Yesu kumwizera ndetse bakagira vuba kwinjira mu irembo rirasukirwaho ariryo Yesu Kristo, nk'uko yabivuze akavuga ngo ni irembo ry'intama, umuntu ninjira muri rye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Rero turasabira abari mu isi yose kwinjira mu irembo rya Yesu Kristo, kuko bene data bantu mwese muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, turababurira kugira ngo mugire vuba kuko isi irarangiye kandi igihe cyadushiranye. Niyo mpamvu twabwira abantu ngo mwikwangiza igihe cyanyu, mwigipfusha ubusa, kuko Imana izabaza buri wese uko yakoresheje igihe cye. Reka dusenge Imana kugira ngo mbabwire inkuru ikomeye cyane, inkuru twamenye igendanye n'ubutumwa duhora tubagezaho Imana iduha buri munsi. Rimwe na rimwe tubunyuza mu ijambo ry'Imana, ubundi tukaba twaza tukabuvuga nk'uko Imana bidutumye, ariko twashaka kubabwira ngo ibyo turimo twebwe turi mu muhamagaro, kuko Imana duhamagariye kuvuga ubutumwa no kwerekana abantu uburyo bagiye kurimbuka kandi barimbukiye mu madini. Noneho ubutumwa bwinshi Imana iduha tukabunyuza mu ijambo ry'Imana. Ntabwo twebwe kutuzi ko abantu bose bigize abahanuzi, abandi bigira intumwa. Ntabwo twakunze cyane kuza tuvuga ngo Imana iravuze, ahubwo dufata Bibiliya, kuko Bibiliya bwo buhanuzi bukomeye cyane butavangiye kandi umuntu atabasha kudiskitawe no kuba yabuhakana, akaba aribwo twifashisha. Ariko tuba dufite icyo Imana yavuganye natwe buri munsi. Imana ifite icyo yavuganye natwe, kuko duhora turi updates ku birebana n'amakuru y'ijuru. Imana ihora iduha amakuru tukayazana, tugafata Bibiliya tukigisha, kuko ijambo ry'Imana Imana yariduhaye, ariko tuba tuvuga iby'Imana yatubwiye. Rero tubazaniye inkuru ibabaje kandi ikomeye kandi iteye ubwoba igendanye n'ubutumwa twatambukije mu kiganiro kimaze amezi atatu tugitambukije. Icyo gihe mu Rwanda hari amambasade yari yazamuye ibendera ry'ubutinganyi, amambasade atandukanye. Ndibwira ko na Ubwongereza bwari burimo, Ububiligi, ndibwira n'Ubufaransa bwari burimo. Rero icyo kiganiro twahitambuje tubabwira yuko mu myaka 2 iri imbere mugiye kubonaho amadini menshi aparticipa ku birebana n'ubutinganyi, ndetse abapasiteri bagatangira gusezeranya abatinganyi. Hanyuma rero bikaba byemewe rwose mu madini, kandi twababwiye neza ko ibintu bitangira bikomeye tukibibwirwa, tukabwirwa ibyo bintu tukumva ibyo bintu nibiza bizaba biteye ubwoba, ibyo bintu nibiza bizaba bikanganye. Rimwe na rimwe akaba ari n'abandi bifuza guhita bapfabo ngo ibyo bintu bitari byaza kubera ubwoba bwabo. Abandi bakavuga ati twebwe tuzahagarara bwuma, tuzahamya Yesu. Ariko bya bintu byaza abantu bakabigiramo ubwoba bari kubireba, ariko kubera kondisiyo zishyirwaho na za leta ndetse n'ibindi bintu bimwe na bimwe bigenda biza bishobora gutuma ubabara niba wanze kumvira ibyo bintu byaje, abantu gatangira guhimba ubundi buryo ibyo bintu byoroshye bidakomeye, bakabifata nk'ibintu bisanzwe. kandi noneho Satani we kuntu akora systeme ye iyi ngiyi iyoboye isi, nuko ibintu abizana gake gake, abantu bakagenda babibona bakatangira babitinya, ariko bakazagiraho akabifata nk'ibintu byoroshye. Tubazaniye rero inkuru ihuza n'ubutumwa twabahaye muri icyo kiganiro kimaze amezi 3 gitambutse, ngira ngo cyanarebwe cyane, gifite topic, gifite
tayito ivuga ngo u Rwanda Sodomo na Gomora. Niwandikamo ngo u Rwanda Sodomo na Gomora uzakibona, ariko tushaka no kukigaruraho kiriho video iriho iyo nkuru tubazaniye. Reka tuze dusenge kugira ngo tubibabwire neza. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uri ibyiringiro bizima, uri imbaraga z'abera. Turagushimira Mwami ibihe byiza waduhaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwawe. Turagushimira abari hirya no hino ku isi bakomeje kwifatanya natwe mu kumva ubutumwa ndetse no gukomezanya muri urugendo kugira ngo tudazasitara muri ino nzira tukaba twabura ubugingo kandi twarayitangiye. Fasha umuntu wese ukuri iki kiganiro dutangiye, kandi n'abandi bose Mwuka Wera akomeze kukibagezaho kugira ngo abantu babashe kumenya iminsi duhagazemo ndetse n'amadini turimo, uburyo yamaze kwifatanya n'umwanzi. Ngaho rero bana natugire neza mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye nkuko bisanzwe nitwa Jalik Ikingeneye, nkaba ndi missionnaire. Imana iduhamagara kujya kuvuga ubutumwa nkuko Yesu yatumye intumwa ze, tukagenda hirya no hino mu bihugu bitandukanye ndetse tukinjira mu ngo urugo ku rundi tukabigisha ijambo ry'Imana. So rero ngira ngo ndabibwiye, ndi umugabo, ndubatse rwose, ufite umudamu n'abana bakuru, kandi turashimira Imana rero ko iduhaye umwanya. Mbere yuko rero dukomeza iyo nkuru, twashaka kubabwira ngo niba mushaka gukira mukarokoka, nimusome igitabo cyitwa Bibiliya. Buri muntu wese niyitoze gusenga wenyine, buri muntu wese niyitoze kwiga ijambo ry'Imana wenyine, buri wese niyitoze kwegera Imana no gufata ibyo kwiriza ubusa, buri wese niyitoze gukora ubushakashatsi kumenya ibiriho muri iki gihe cy'imperuka kugira ngo atazarimbuka. Tubabwira kandi ko dufite iki gitabo cyitwa Ukuri Ndahishwe. Ni igitabo duhora tubabwira buri munsi. Iki gitabo kirimo inyigisho za eschatology cyangwa se eschatology. Bavuze eschatology bashatse kuvuga inyigisho zirebana n'ibihe by'imperuka, inyigisho zirebana n'ibihe duhagazemo. Ni igitabo gifite page 108. Murumva rero si kinini cyane kandi si na gitoya. Gikubiyemo ubutumwa bwagufasha gukomeza urugendo no kumenya isi uko ihagaze n'ubutegetsi bw'isi uko buyoboye isi n'amadini ariho muri iki gihe n'inyigisho z'ubuyobe ziriho. Kigizwe n'ingingo 12. Iki gitabo kirimo cyane kigarukamo igitabo cy'ibyahishuwe, kuko izo ngingo 12, ingingo ya mbere ni ukugaruka kwa Yesu, ingingo ya kabiri ni imikorere Antikristo mu bihe bitatu. Twarabisobanuye Antikristo agomba gukora mu bihe bitatu, abazakorana nabo, intwara zifashisha mu kurwanya Kristo. Dusobanura ibyo bihe byari byo yakozemo ari gukora amazakoramo. Hanyuma ingingo ya gatatu ni ugupimirwa imirimo ku itorero. Twarabisobanuye. Ingingo ya kane ni intangiriro y'ubukwe bw'umwana w'intama. Twarabisobanuye. Ingingo ya gatanu ni intambara ya Harimagedoni. Twasobanuye intambara ya Harimagedoni, tuyisobanura mu byahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. Iyi twarayisobanuye intambara cyane, igihe izabera n'abazaba bayirimo ndetse nabo bazaba bari kurwana nabo. Dusobanura kugaruka kwa Yesu bwa kabiri, aje kwiyereka isi yose, kunazakandagiza ibirenge byo ku musozi witwa Elayon werekeye Yerusalemu, aje kurwana iyo ntambara. Hanyuma rero ingingo ya gatandatu ni iby'ingoma y'imyaka 1000. Twarabisobanuye, turimo kwerekana iyi si kuntu izahinduka paradizo nk'uko abatimwe do Jehova bivuga, ariko tukerekanamo ubuyobe bafitemo. Dusobanura iby'ingoma y'imyaka 1000 millennium, turayisobanura. Dusobanura ingingo ya 7, intambara yindi ikomeza bakwisi yitwa Gogi na Magogi, ariko navanguye intambara ntabwo izabanyakubaka, izaba ari propaganda, ariko bazikusanya isi yose Satani bakoranyije. Iyo twarasobanura intambara Gogi na Magogi. Murabona intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, bamaze igihe abantu benshi bagira ngo niyo, ndetse n'abashakashatsi benshi harimo na bamwe mu bayobozi b'amadini bakunda gushaka kubihuza ko bishobora kurangiza byikubise ku ntambara ya Harimagedoni. Iyi ndavuga intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Hanyuma iyo ngingo ya 7 rero twasobanuye iby'intambara Gogi na Magogi. Twerekana n'igihe izabera nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 ya Kristo.
ariyo millennium. Hanyuma dusobanura ingingo ya 8 kuzamurwa kw'itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru. Aha twagaragaje inyigisho z'abatemwe do Jehova z'ubuyobe zigisha ko mu ijuru hazagera 144 gusa, abandi bose bazaguma hano mu isi mu gihe izaba yanditse paradizo. Twarabisobanuye ubuyobe bwabo aho bushingiye, kandi tugaragaza nyine impamvu bayobeye muri izo nyigisho. Dusobanura igice cya 7 cy'ibyahishuwe kivugwamo 144 koko by'Abisiraheli, turabisobanura neza, birimo hano muri iki gitabo. Tugaragaza aho Bibiliya mu byahishuwe igice cya 7 ndetse n'icya 15 Yohana yerekwa abahoye Yesu bageze mu ijuru. Nkabona abantu mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu miryango yose no mu moko yose, ababona basesekaye mu ijuru. Ariko abatemwe do Jehova bati ni 144. Ibyo twarabisobanuye mu byahishuwe. Hanyuma rero ingingo ya 8 no kuzamurwa kw'itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru, ndetse n'ikaze tuzahabwa n'Imana Data wa twese na Yesu n'abamarayika n'ibizima. Twarabisobanuye muri iki gitabo. Ingingo ya 9 ni ugucira urubanza abari mu isi bose, kandi tugaragaza uburyo Yesu n'itorero aribo bazacira urubanza abari mu isi yose. Aho twasobanuye iby'umuzuko wa kabiri, kuko bigaragaza imizuko ibiri, umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha. Twagaragaje mu byahishuwe cya 20 cyose turakigisha, tugaragaza uburyo havugwamo umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha. Twerekana uburyo umuzuko w'abanyabyaha uzabaho nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 abakiranutsi bimye hano mu isi. So rero uwo muzuko w'abanyabyaha bamaze kuzuka n'abandi bazaba bariho, nibwo tuzicara ku ntebe tugacira abari mu isi bose urubanza nk'uko Yesu yabivuze. Ingingo ya 10 twerekana wese afata noneho itorero tuvuye mu manza, b'abanyabyaha bose bajuguye mu nyanja yakumwe n'amazuka rero urupfu rwa kabiri, uko tubisoma mu byahishuwe igice cya 20 wa 13 na 14 kugeza 15. So rero turongera dusobanura iby'ingingo ya 10, aho twagaragaje uburyo Yesu azinjiza itorero noneho tuvuye mu rukiko, tuvuye mu gucira imanza abo bantu. Yesu akatwinjiza mu rurembo rwera Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Impamvu iyo ngingo twayibanzeho ni uko ururembo rwera Yerusalemu rufite amateka maremare, nirwo Yesu ngo agiye kudutegurira. Ngira ngo hashize imyaka 1988 watari 9 uhereye igihe yaviriye mu isi, avuze ko agiye kudutegura aho tuzaba. N'urwo rurembo rero muri ruratunganywa, twararusobanuye tugaragaza amazina yarwo duhera mu ngobyi ya Edeni. Twagaragaje amazina 8, abantu ko bagiye baruhishurirwa, Imana irubahishurira, bagasobanura urwo rurembo mu buryo bwo gushaka kugira ngo Imana itange message ku bantu. Aburahamu afite uko yarweretswe, Pawulo afite uko yarweretswe, Yohana ku kirwa cy'Ipatimo afite uko yarweretswe, Yesaya afite uko yarweretswe. Buri wese afite uko bagiye barwerekwa, ariko twagaragaje amazina 8 rwa rurembo ari rwo Yerusalemu nshya mu ijuru rwitwa. Kandi nabyo Imana ifite ikishaka kubwira abantu. So iyo ni ingingo ya 10, ni ururembo rwiza ruteye. Bibiliya inagaragaza ko abamarayika ngo bahora afite amatsiko yo kurwitegeza, kuko nta marayika urarugeraho ngo arwinjiremo, ahubwo bazarwinjiramo barwinjiranyemo n'itorero rizaba rivuye ku isi. Iyo ni ingingo ya 10. Ingingo ya 11 ni igitaramo gikomeye twanditsemo hano kizabera muri urwo rurembo rwera Yerusalemu nshya. Kizaba kigizwe na korari enye, korari igizwe n'itorero ry'abanyamahanga, korari igizwe n'itorero rya Isiraheli, korari igizwe n'abamarayika, na korari y'Imana Data wa twese na Yesu, ndetse n'umwuka wera wabo. Twarabisobanuye ndetse tugaragaza mu byahishuwe 14 igice cya 14, ndetse n'ibyahishuwe igice cya 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Twerekana zimwe mu ndirimbo bazaririmba. So rero korari y'abanyamahanga ifite indirimbo izaririmba, Abisirayeli bafite uko bazaririmba, abamarayika nabo twarayerekanye iyo ndirimbo ku gice cya 7 cy'ibyahishuwe bazaririmba nabo, ndetse n'indirimbo Imana izaririmba twarayerekanye mu gitabo cy'umuhanuzi ndibwirane Zefani twarabigaragaje. Hanyuma rero buri wese azaririmba uko yanesheje, kuko buri wese indirimbo azaririmba izabigendanye nuko yanesheje isi. Kandi iyo ndirimbo izafite injyana, kandi azaba afite inanga, kuko nta muntu ufite ubumuga bwo kutagira amaboko, n'ubumuga bwo kutumva, n'ubumuga bwo kutaririmba, n'ubumuga bwo kutareba. Buri wese azaba ingingo zose zujuje z'umubiri, ariko suye tuzaba twambaye umubiri mushya. So rero cyo ni igitaramo gikomeye kizabera muri urwo rurembo rwera Yerusalemu nshya yo mu ijuru.
ntimumbaze ngo kizamara imyaka ingana iki, ariko Yohana ku ngingo ya 12 twanditsemo hano yaje kwerekwa urwo rurembo noneho rumanutse ruvuye mu ijuru. Byahishwe 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5, arubona ruje muri iyi si, ariko iyi ngo yari yakuweho ko yaravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, ngo n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu cyarumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, Imana yabo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzaba ukundi, cyangwa umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bishize. So rero Yohana yagaragaje urwo rurembo buryo ruzamanuka ruje muri iyi si iyakuweho, isanzure yari hejuru itakiriho, Imana yaremye rishyashya, na hano yaremye isi nshya, ndetse ngo n'inyanja yaremye iyindi. Iyi nyanja mubona nayo yaranduye, murabizi ko isi yari igizwe n'amazi, ariko Imana yaturumbukije mu butaka. Yohana yabonye Imana yaremye bishyashya, urwo rurembo rugomba kuza mu isi nshya, rukagira isanzure rizima ryera, rukagira amazi mazima atanduye umwanzi atanduje, hanyuma tukaruturamo. Rero ingingo ya 12 twerekana ubuzima bw'iteka ryose tuzabamo, tukerekana ibizaranga ubwo buzima ko buzaba bumeze. Iki gitabo rero niba ushaka gukura mu gakiza, ushaka gusobanukirwa Yesu, soma igitabo kuri Nahishwe. Iki gitabo abantu bari kukigura hirya no ku isi. Turi gusohora n'ikindi kandi cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe gusa. So rero aho uri hose ku isi yose iki gitabo kirahagera, indege irakijyana, kuko iposita y'u Rwanda niyo tucyoherezaho kandi barakitwoherereza cyane. Mu Rwanda bari mu ntara tugiye imodoka zikakibagezaho, muri Kigali abadashaka kuza kugifata tugiha abamotari bakakijyana. Noneho rero uramutse ugikeneye, reba nimero zacu aho ngaho kuri screen yawe, urazibona aho ngaho uri kurebera ikiganiro, urazibona, utwandikire kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare, turakwitaba utubwire uko twakikugezaho, kirakugeraho. Abapasiteri barakigura, ababishopu babandi bashaka kujya mu ijuru kandi bashaka gufasha itorero, ndetse n'abakristo benshi bari kukigura. So rero tukurarikiye gusoma eschatology kugira umenye ibihe duhagazemo. Kubera iki rero dushaka ko iki gitabo gisoma? Ni iyihe mpamvu? Bene data, twebwe tuhora tubabwira ngo amadini amadini amadini. Ubutumwa bwiza tubabwira niba babohora, muze tujyane niko birivuga. Hanyuma niba wumva utabishaka, ariko menya ubutumwa bwiza, wumve icyo Imana iri kuvuga, urebe nawe uhagaze. Ikiganiro twatambukije kivuga ku kuntu mu Rwanda bazamuye amabendera muri za ambasade zitandukanye mu Rwanda, amabendera y'abatinganyi. Tukababwira yuko Bibiliya yamaze gusohoka y'abatinganyi. Iyo bavuze ijambo Bibiliya bashatse kuvuga biblioteke. Ni igitabo kigizwe n'ibitabo byinshi, mu by'ukuri ko bibumbiye hamwe kugira ngo ni igitabo kimwe. Nka Bibiliya yacu igizwe n'ibitabo 36. Niyo mpamvu iyo bavuze Bibiliya cyangwa Biblos, bavuze Biblos ni ukuvuga ngo ni biblioteke. Iyo ni ijambo ry'ikigiriki. Hari umuntu wigeze kutwandikira aravuga ngo nitukafata icyo gitabo cy'abatinganyi ngo tukite Bibiliya, ngo oya, ngayo nta mahano tuba turimo kuvuga. Oya, nabwo gusobanukirwa ubundi Bibiliya bisobanura iki? Biblos bisobanura biblioteke, ibitabo byinshi. Hari Bibiliya yasohotse y'abatinganyi, iyo ngiyo ndaza kuyishyira kuri thumbnail kugira ngo muyirebe, hanyuma inshyiraneho n'ibindi ngiye kubabwira none ahangaha. Kuko murabona mu Rwanda bazamuye amabendera, muri Amerika bamaze gufungira Museveni, Uganda inkunga, ndetse n'ibihugu bitandukanye kuko yanze kwakira iki abatinganyi, ariko nabo mu minsi mike turabizi ko azabyemera, anabyemera bikunze cyane. Hanyuma mu Rwanda murabizi amabendera yarazamuwe. Twababwiye muri iki kiganiro, tunabereka abapasiteri bo muri Anglikane basezeranye, tubabwira yuko mugiye kubona mu madini mu myaka 2 iri imbere, mugiye kubonaho amadini abapasiteri rwose batangiye gusezeranya mu madini ya giprotestanti, cyane y'abapanekoti, ko bantu bagiye gutangira gusezerana. Ubu rero Bibiliya irahari y'abatinganyi, mugiye gutangira kuyibona isomerwa imbere yanyu. Hari Bibiliya 2, ubwo mugiye kubona Bibiliya 2 imbere kuri altari z'amadini musengeraho, pasiteri yayizirambitse imbere yanyu. Hari y'abatinganyi, hari n'ingiyi yera isanzwe. Abatemera ubutinganyi basomerwa iyo, n'abatinganyi basomerwa iyo, abigishiriza hamwe mwese
kugeza ubwo mwese muzarangiza mubonye ko nta kibazo bitwaye mu byakire, ko nibyo mumaze kwakira benshi ntacyo byabatwaye, mwamaze kubyakira ko nta kibazo kirimo. So rero ibyo nibyo mugiye kubona. Icya mbere, murebe ibintu biza mu isi. Icyicaro cya ecumenism cyamaze gushingwa Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Murabizi ko papa gitashye gihagarariwe n'abayisilamu na Judaism, idini ry'abayuda, ndetse na Katolike. Papa ni wari uhagarariye icyo kintu, cyangwa se ubukristo, ni wari uhagarariye ubukristo. Iryo cyo cyarashinzwe. Amadini yose yamaze gushyirwa mu gatebo kamwe, kuko yose ari gukontororwa na papa, kandi papa nawe akabitegeka leta z'ibihugu kugira ngo ziyegereze abayobozi b'amadini, bajye bakorana amanama, bababwira ibyo bagomba kugeza ku bakristo. Ibyo byo byarabaye, nibyo bihari, nibyo bihibereye. Nta kintu abayobozi b'amadini bashobora gukora no kuvuga batabanje kugitegekwa na leta. Ibi byarabaye. Noneho rero icya kabiri cyose gikurikiraho nyuma yuko iyo nuza ishyizweho icyo cyicaro gikuru gihagarariye ecumenism, hahise hakurikiraho ikintu cyitwa gushyira imbaraga mu kintu cyitwa ubutinganyi. Barabyamamaza. Anglikani mu Bwongereza irabyemeza, na Anglikani yo muri Amerika igice kinini kirabyemeza, ndetse no mu bihugu bya Afurika harimo bamwe batangiye kubyemera, kandi barabyemera vuba cyane. Ntabwo uri butinde rwose, ntabwo uri butinde, vuba cyane ako kanya, nta misi isigaye ngo babyemere. Icyo ni cyakandi mabwiye gikomeye cyaje kiza cyoroshye. None ibihugu byose bimaze kucyemeza, n'amadini amwe arabyemeza. Katolike yo byararangiye ko papa niwe ubishyizemo imbaraga cyane. Anglikani nayo igice kinini cyane kimaze kugenda kuri icyo gikorwa, barimo barasezeranya abatinganyi, ndetse barabemera nta kibazo, nka bene data tujyana mu ijuru, bakabemerana ubutinganyi bwabo, kandi bakabasezeranya imihango yose bakayikora. Icyo ni icya kabiri gikomeye cyaje. Icya gatatu ni uko hahise hasohoka Bibiliya y'abatinganyi. Irahari, yamaze gushyirwa ahagaragara, igiye gutangira gusomwa mu makiriziya, muri za katedrali zitandukanye, bigiye gusomerwa mu nsengero. Padiri, pasiteri, bishopu asezeranya umugabo n'umugabo yifashishije Bibiliya y'abatinganyi, kuko ihera yo ntabwo ibyemera. Mugiye kubibona byihuse cyane hose ku isi, bimaze gukwira neza. Mu Rwanda mugiye kubibona, i Burundi mugiye kubibona byuzuyeyo, Uganda, Kenya. Mu Rwanda ho bifite imbaraga n'umuvuduko byihuta, kuko abantu nyine banze gushaka Imana, bafite ibindi bintu bashaka. Icyo ni icya gatatu gikomeye. Icya kane mbazaniye nuko ibyo twababwiye muri icyo kiganiro, ko mu myaka 2 mugiye kubona ibintu byinjiye mu madini by'ubutinganyi bikemerwa, kandi batangiye no gusezeranya. Bisa nkaho byatangiye, kandi bitangira byoroshye bikaza gukomera, bakabizana gake, abantu bakabibona nk'ibisanzwe, ariko bikaza gukomera. Ubu rero byatangiriye muri ADPR, Église de Pentecôte du Rwanda.
ubundi imbere yari Association des Églises de Pentecôte du Rwanda. Ubu rero iyi association yavuyeho kuko ntabwo ikiri association, ahubwo hagiyeho EDPR, Église de Pentecôte du Rwanda. Ubu ngubu byarahindutse, ariko iriya baracyayishyira, ariko byarahindutse kuko ntabwo bikiri association, byanditse urugaga. Ibitwara babwiye murabizi ADPR ubushize ikiganiro twabahaye, Ezayi Ndayizeye ndetse n'abafatanyije na Jehovahire bagiye guhurira muri kiliziya hari yandibwira ni Sainte Famille, hari Sainte Famille, hari harimo amadini Anglikani, hari harimo EPR, hari harimo umva Katolike niyo yabakiriye. Murabizi byahabereye, ibitwara bibahaye. Ikiganiro cyo turaza kukigaraho mu minsi mike, mwongere mu kirebe abashyashya. None ADPR yamaze kwakira ubutinganyi, kandi bihera ku cyicaro gikuru aho tuzi nyine, nubwo muri iyi minsi bisa nkaho bitagihara, ariko nicyo cyicaro gikuru kameme, kuko i Nyarugenge hariya mu mujyi niho tuzahoza icyicaro gikuru cya ADPR. Byahereye ku cyicaro gikuru niho byahereye. Ndaje mbashyireho noneho video Ezayi Ndayizeye mu nzu bateraniramo i Nyarugenge, harimo abantu barimo kuririmba bambaye udutambara mu mutwe, urabizi nyine za discipline z'ADPR, arimo kuramya Imana, n'umuzungu afite ibendera ry'abatinganyi arimo ararizunguza, ari kurizunguzamo na Ezayi Ndayizeye hari baramugaragaza. Urumva, muraje murebe nuko bitangira gake, mugiye kubona niba ADPR
idini twari tuzi ngo kera ryari ryo abantu bose bafatiraho urugero, niba bamaze kwakira abatinganyi kugeza ubwo bazunguriza ibendera mo hariya barimo no kuramya Imana, murumva andi madini asigaye hehe? Byarangiye. Twabahaye imyaka ingahe? 2. Ni 2 twababwiye mu butumwa Imana yaduhaye. Twarababwiye ngo mu myaka 2 mugiye kubona amadini asezeranya abatinganyi, abapasiteri, ababishopu barimo gusezeranya abatinganyi maho. None se Bibiliya y'abatinganyi ko yaje kandi abatinganyi bakaba bashyigikiwe n'ibihugu byose byo ku isi, none ni gute wowe uzabarwanya kandi urimo kugendera mu kwaha k'ubutegetsi bwo mu isi? Ni gute se abapasiteri bazabirwanya n'ababishopu bafite amadini yabo kandi bagendera ku mategeko y'ibihugu? Abayobozi b'ibihugu babahamagara ngo dufite inama muzaze, hari ibyo dushaka kubabwira mugomba kugeza mu bayoboke banyu. Rero abatinganyi bagiye kwisensibiliza hirya no hino ku isi, abapasiteri bazihabwe bajye bazisomera imbere y'abayoboke, abatinganyi basomerwa iyabo, abakristo bandi basomerwa iyabo, nibaza mu gihe cyo gusezeranya niba ari umukristo ku wundi basomerwa iyabo yera, niba ari abatinganyi baze ariko basezeranya abasomere iy'abatinganyi. Biraje. Ubwo se ubutumwa twabahaye, ikiganiro twatambukije cyari kimaze amezi angahe? 3. Ngiye kukigaruraho, iyo video nayishyizeho, ariko iki cyo mu cyumbere yongeye kubasobanura ibintu bikomeye. Tugiye kubasobanura ibintu bikomeye, mumbabare mu ntege amatwi munyumve, kuko abantu bigishijwe muri systeme y'idini bigishwa ko inzu bateraniramo arizo nsengero. Abayobozi b'amadini babafatisha ibintu bigeze muri 5 by'ubuhezanguni bwabo, kugeza ubwo abantu babwira ngo muve muri Babuloni musoke muri ayo madini, bakabona ko ubivuga ari wowe wayobye, urimo gukora amahano, urimo kugira gute. Kubera iki? Kubera ibyo bintu 5 bababwiye ko bikorwa na pasiteri, bigakorerwa muri iriya nzu twita urusengero, kandi bigakorwa hari abantu benshi. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu uzamubwire ngo nasokemo hariya yakwemera akarimbukiramo, ariko akakomezamo hariya ngo ibyo bintu bimukorera. Nibiye 5 rero. Icya mbere ni ibirebana n'umubatizo, bakavuga ngo none se ninde ugomba kubatiza abo bantu tubwiriza ubutumwa? Se pasiteri uzabatiza? Nose pasiteri nafite idini? Cyo ni icya mbere, umubatizo. Icya kabiri, igaburo ryera. None se ninde uzatanga igaburo ryera? Si pasiteri ritanga? Hari ahandi ritangira se mu rusengero hariya? None ko twe tutemere kuryiha, kuko niko bakwigishije, niko idini ryakubwiye ko pasiteri we wemerewe gutanga igaburo ryera, ariko siko Bibiliya ivuga. Kandi bakwigishije yuko umubatizo ari pasiteri ugomba kubatiza, ariko siko Bibiliya ivuga. Pawulo yabatijwe nande? So witwa Ananiya. Usoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 9, usanga Pawulo ari umukristo mugenzi we wamubatije, Yesu ari umubwiye ngo genda mumbatirize. Filipo yabatizaga se? Bibiliya nivuga ngo ari umudiyakoni. Byakozwe n'intumwa igice cya 4 n'icya 5 uze gusoma. Noneho rero icya mbere ni umubatizo, icya kabiri ni igaburo ryera, icya gatatu ni ugushyingira. Ati nzashyingirirwa hehe niba bambwe ngusohoke, cyangwa se umwana wanjye nzamushyingirira hehe? Uriya muntu kubyigisha wari kuyobya abantu. Icya kane ni ugushyingura. Ati nimpfa ninde uzashyingura? Pasiteri uzashyingura cyangwa padiri ni uwuhe? Ukagira ngo wapfuye ubundi nushaka ugume ku gasozi, nubanukira niba azakugushyingura. Umuntu wapfuye biravuga ngo nta kinazi, nta cyamenya, kuko ikuzimu nta mirimo n'imigambi bayo. Upfuye barakuvanamo. Ntago mwabonye se uyu mugabo w'umwicanyi yitwa Kazungu, abantu yishe abakobwa 12 n'umusore umwe? Ntago mwabonye se ko ari yarabatabye mu rugo iwe? Ntiyabatabye mu rugo iwe? Nose ntago mwabonye ko baje bakabavanamo muri urwo rugo? Ndetse noneho banari mu mwobo, nkanswe noneho kuvuga ngo urapfa ngo ugume mu nzu yawe cyangwa ku gasozi, nta kintu ushaka kuzabanukira. Ubundi cyambere ni ukumenya aho njya, na kandi abantu barahari, imiryango irahari, inshuti zirahari, bazaza kugushyingura. Ariko idini ikagufatisha ikintu ngo pasiteri nagusengera, agasengera umurambo wawe, akaguteraho agataka n'abandi bagateraho indabyo, ngo nabyo byatuma ujya mu ijuru. Padiri wangaraza agateraho amazi y'umugisha, ubundi abanyedini bakiza Gatolika bakagusabira isengesho niba warapfanye ibyaha yo kuva muri purigatori ukinjira aho abandi bari, ngo nisengesho rikweza wewe waramaze gupfa, Imana ikakubara ibyaha. Icyo ni icya 4. Icya 5 ni ugusabira abana cyangwa gusengera abana. Ibyo bintu 5 by'amadini afatisha abantu kugira ngo umuntu uzamwumvishe gusohoka mu idini.
ibyo bintu nibyo byica amatwi ye y'umwuka, ku buryo ahubwo kugira ngo ibyo uvuga kubona nk'umuyobe, kubera ibyo bintu byaje nk'ibije gupfuka amatwi y'umwuka kugira ngo atumve ubutumwa bwiza, ahubwo arimbukire hehe mu idini. Noneho rakaba ikindi bavuga ngo none ngo Bibiliya kivuga ko tugomba guterana, ngo kubuza abantu guterana. Gusohoka mu idini ntibisobanuye kubwira abantu ko batazaterana. Bibiliya ivuga babiri cyangwa batatu, Yesu niko yavuze. Kandi Salomo nawe aravuga ngo babiri barutumwe, kuko umwe iyo aguye undi aramubyutsa, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Murumva ko ari abantu babiri cyangwa batatu. Yesu Matayo 28:19-20 ati kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagiye kwererwa na Data wo mu ijuru. Kubera ko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye, iyo si iteraniro, kuko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Iyo si iteraniro. Yesu navuze babiri cyangwa batatu, mubwiriza Salomo sabivuze. Ibyo rero nibyo bitumye mugiye kurimbukiramo hariya. Ikintu ushaka kubabwira rero kugira ngo mumenye neza, ubu abantu bari muri shyushyushyu, twahamagawe n'abantu benshi, abantu bamo kutwandikira baduhamagara ati ibyo mwatubwiraga twajyaga tubipinga, none twabibonye koko bya bintu nibyo. Bene data, ADPR yarangiye n'ayandi madini birarangiye. Niba bakiriye abatinganyi bakaza kuzunguza ibendera ry'ubutinganyi muri ziriya nzu twise ngo ni insengero, byarangiye. Rero abantu bari kuduhamagara, bari kutwandikira, mwene data ibyo mwatubwiraga nibyo turabibonye, ntitwajyaga tukwemera neza, turakwemeye ibiki. Mureke kunyemera, mwemere Kristo Yesu. Ngewe ntacyo munyemeramo, ndi umuntu, ndi inyama n'amaraso, nzapfa. Ndi gusohoza misiyo yanzanye hano mu isi. Nicyo ndi gusohoza jewe, kuko iwacu sinahangaha, turayicamo twigendera. Niyo mpamvu mwe kunyemera, mwe no kuntaka no kumvuga, mutake Yesu ukangura itorero rye, akaburira abari mu isi kumenya aho isi igeze, ari we muvuga. Kandi mumuramye, kandi mumwegere, kandi mukizwe. Naho ngewe se ndiki? Twebwe turimo gupfa, nta gihe dusigaje muri iyi si, ariko Umwami Yesu Kristo wacu ahoraho iteka ryose. Uwo niwe udapfa, uwo niwe udasasa, uwo niwe muremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose. Ni ukwiye gushyirwa hejuru, ni ukwiriye guhimbazwa, ni ukwiriye gusingizwa, ni ukwiriye kwambazwa. Ni urimo gukuburira isi, aburira abizera kugira ngo basobanukirwe. So rero niyo mpamvu dushaka kugira ngo noneho tubereke nanone ikindi. Mu nyigisho tumaze gutambutsa, tumaze kugenda tubasobanurira cyane abantu icyo bise isengero ko zitabaye isengero, ahubwo urusengero ari wowe. Bene da, reka mbabwire, mu Rwanda systeme bigishije ni ariyo systeme mpuzamahanga y'iyobokambana, ariko ari satanike. Niyo gufata inzu y'ibyondo, inzu z'ibiti, inzu z'amatafari abantu bibakishirije n'amaboko yabo n'ubutunzi bwabo, bakazita ngo nizo nsengero, mu gihe Bibiliya nta hantu bivuga igaragaza ko ari urusengero. Twabasobanuriye urusengero rwa nyarwo Imana yubakishije, tubabwira n'impamvu ari rwo rusengero, tubabwira ko kuva isi yaba kugeza uyu munsi ari insengero 5 zabayeho. Kubera iyo mpamvu urwo rusengero twababwiye ibintu bitatu bigaragaza ko ari urusengero koko. Icya mbere ni uko kurwubaka ari plan Imana yitangiye ubwayo, itanga iyo plan yuko rugomba kubakwa. Icya kabiri ni uko Imana yagiye irumanukamo abantu bakayibona imbona nkubone, babona ubwiza bwayo, igicu cyera, bakumva ijwi ryumvikane n'amaho ngaho, bakaryumva atari kuvuga ngo umuntu ngavuge ngo ngiye numvishe ijwi ry'Imana. Icya gatatu nuko Imana yore yavuze ngo nzayibamo, kandi kuyibamo kwanjye kw'iyo nzu nzaba ndi hagati muri mwebwe. Niko yabwiye Mose ngo genda mu nyubakire ubuturo nze nure hagati yanyu.
urwo n'urusengero rwa Yerusalemu, nirwo Bibiliya yise urusengero rwonyine, ibindi ni amazu twubaka. Impamvu yarwise urusengero n'ibyo bintu bitatu mbabwiye. Uyu munsi ntago mu nzu z'ibyondo uteraniramo wari wumva ijwi ry'Imana ryumvikana mu bikuta cyangwa mu mabati, keretse umuntu ukubwiye ngo ijwi ry'Imana rirambwiye. None twaberetse insengero 5 zabayeho rero. Urusengero rwa mbere rwubatswe na Mose, ari we watangije iyo plan Imana yari imuhaye ku musozi Sinayi mu minsi 40 yari ariyo, araza ararwubaka. Hanyuma Dawidi aza gufata urwo rusengero rwabaga rwubatswe mu mahema, ashaka kubaka none inzu isanzwe ngo ye gukomeza gushyira isanduku y'isezerano mu mahema, ahubwo none Imana iba ahantu heza mu nzu yubatse. Imana iramubuza, imubwira ko Salomo ari uzayubakira inzu umuhungu wa Dawidi, imubwira ko yamennye amaraso menshi. Noneho rero Salomo niwe wongeye kurwubaka, arwubaka ariko akurikije ya plan Mose yahawe ayiherewe munsi y'umusozi Sinayi. Salomo arongera arwubaka, urwo n'urwa kabiri rusimbura ihema ry'ibonaniro, ruza gusenywa na Nebukadinezari muri 605 mbere y'ivuka rya Yesu, igihe abayuda bajyanwaga i Babuloni bakamara imyaka 70. Ya miryango 10 yari mu majyaruguru ahitwa Samariya nayo ikajyanwa hehe muri Ashuri muri 710 mbere y'ivuka rya Yesu. Ruza kongera kubakwa na Ezira na Yeshuwa na Zerubabeli, ubwo batahaga nyuma y'imyaka 70 bari i Babuloni. Hanyuma Nehemiya we akaza avuye Shushani kuza gusana inkike z'umujyi wa Yerusalemu. Rwongera gusenywa n'uwitwa General Pompe mu 168 mbere y'ivuka rya Yesu, ari we wari wigaruriye isi, kandi iki gihe ubwami bwa Roma bwari bwigaruriye isi. General Pompe ni wari uyoboye ubwami bwa Roma, abwambuye Abagiriki, ari ufashe isi. Ruza kongera kubakwa na Herode, uriya washatse kwica Yesu mu buhinja bwe. Herode ararwubaka, arwubakira Abisiraheli. Urwo n'urwa 4. Yesu aje avuga ko ruzasenywa kuko abo yaraje gucungura banze kumwumvira, abona ruzasenywa n'Abaroma kandi nta buye rizasigara rigiritse kurindi. Muri 70 mu gihe cy'umwami w'abami Vespasiye n'umuhungu we wari generale w'ingabo z'Abaroma witwa Titusi, nibo basenye iki Yerusalemu. Titusi yaramanutse Yerusalemu, kwa rusengera rusenye n'umujyi wose arawurandura, Abisirayeli batatanira ku isi yose. Kuva muri 70 kugeza ejo bundi mu 1948 nibwo Abisirayeli bongeye kuboneka ku ikarita y'isi. Karita y'isi yongera kujya igihugu cya Isiraheli. Hanyuma rero mu nyumve, kuva icyo gihe urwo rusengero rwasenywa, Imana yahise igaragaza ko nta hantu izongera kuba, kuko na Yesu yari yabivuze. Imana yahise igaragaza ko nta bundi buturo bwubatse bisanzwe izabamo, keretse ubuturo noneho yo yicaye ikabumba n'intoki zayo, aribwo bwitwa umuntu. Umuntu niwe rusengero rw'Imana uyu munsi. Niyo mpamvu twabibonye mu Bakorino urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 3 umurongo wa 16, haravuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Ubu ni Pawulo, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Hanyuma mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorino nanone Pawulo igice cya 6 umurongo wa 17 cyangwa ku murongo wa 14 kugeza 18, aravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Bayali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahoze atari ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana, iwara nk'uko Imana bivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Aravuga ngo nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimukore ku kintu gihumanye nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambira abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Cyitonderwa, nzatura muri bo ngendere muri bo. Urumva akantu Pawulo aravuze ngo ko tuzi ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana bivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana ituye muri twe, igendera muri twebwe, nitwe rusengero rwubatswe n'Imana. Pawulo ageze muri Ateni mu murwa mukuru w'Ubugiriki, ibyakozwe n'umwa 17 nore kuva ku murongo wa 22 na 3 na 4 na 5, hari ijambo yavuze, aravuga ngo kandi Imana ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Uri Pawulo, Imana ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Uyu ni Bibiliya irabivuga. Hanyuma Pawulo yongera kwandikira Abefeso ibice 2 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22, agaragaza ko twebwe turi inzu
Yesu yubatse kandi twubakanye nawe, bigatuma tuba inzu ngo ikura. Twebwe turi inzu ikura. Umukristo wese ku isi ni inzu ikura. Ziriya nzu z'amatafari n'ibyondo zirakora. Pawulo niko yavuze mu Befeso, ibice 2 mu Befeso umurongo wa 19-22, nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muraba mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo ni we buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Urumva umurongo 21-22, muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Ngo muri we namwe murubakanwa. Muri Yesu twubakananwa nawe ngo kugira ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Rero urusengero usaya amatafari, inshuti z'Imana, aho niho abantu bagiye gushirira. Abantu rero bakomeje kuduhamagara ngo biracitse, ngo bya bintu wagiye uvuga ngo birasohoye, ngo dore muri ADPR ngo ibendera ryajongujwe mu rusengero. Ntabwo ari urusengero. None cyambabaje, muri ADPR basoma kuvuga ngo noneho cya kizira gihagaze ahera, kuko abantu bigishijwe ko urusengero ari iriya nzu y'amatafari, bakabwirwa ko ahera ari hariya pasiteri ahagarara cyangwa umwigisha runaka cyangwa umuvugabutumwa runaka arimo arigisha, na korali zikaba ziyicaye, ngo niho hitwa ahera. No, ntabwo hari ahera. Nyabuneka banza umenye ko ni wowe urusengero rw'Imana, umenye ko ahera cyangwa handuye ari muri wowe mindset. Urusengero rw'Imana, inzu y'Imana, ubutura Imana ituramo ni muri mindset yawe, mu bwonko, mu bitekerezo Imana itura. Biravuga ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera, uwo mufite uri muri mwe mwahawe. Ukagira ngo n'uyu mubiri si, no, ntabwo ari uyu mubiri. Impamvu Pawulo bivuze ngo imibiri yacu ni insengero z'Umwuka, nuko umubiri n'ingingo ziwugize byose bikontororwa n'umutwe, ubwonko nibwo bukontorora. Ibi byose ni gukora no kubera ubwonko. Ibi byose ni ukubera umutwe wanjye. Umutwe udahari ibi byose ntibyakora, umuntu ahita apfa. Ibintu byose birahagarara. Noneho rero bivuga ngo iyo bavuze umubiri baba bashatse kuvuga uyu mutwe, kuko niwo ukontorora ibintu byose, niwo kapitali y'ibintu byose, ingingo zacu n'umubiri, kugira ngo tumuvinge, kugira ngo tuvuge, dukore, ni umutwe. So rero Imana ituye aha. Iyo ituye aha, ibituye mu rusengero rwitwa umubiri w'umuntu. Mu bitekerezo byawe niho Imana iba, nibwo buturo bw'Imana, nibwo buturo bwa Satani, niho ahera cyangwa handuye. Iyo wemereye Imana hahinduka ahera, kuko izikahaba ikayobora ibitekerezo byawe, ibitekerezo byawe bikagutera gukora ibintu bizima bihesha Imana icyubahiro. Iyo rero wanze ukafungura, Satani araza akahatura mu bitekerezo byawe, akayobora ibitekerezo byawe, akagutera gukora ibibi bitukisha izina ry'Imana. So rero ni wowe rusengero rw'Imana, Imana ituramo, igenderamo. Nzatura muri we, ngendere muri we, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntabwo ziriya nzu arizo sengero. None benshi bamo kuvuga ngo ayiwe, Nyarugenge ngo bazunguje ibendera, handi koko babijunguje. Ndaje mbashyira audio. Muzungu yazungurije ibendera ry'ubutinganyi bari mu materaniro, na Isaiah Ndayizeye yahari. Yarizunguza umwanya munini barimo kuramya rwose, babarokore bafunze n'udutambaro. Ngo none ngo ikizira cyahagaze ahera. Ngiye kubabwira ijambo rikomeye mu mbare mu ryumve, musobanukirwe ikizira cyahagaze ahera ni ikihe. Icyo ngiye kubabwira. Ese ubundi iri jambo ikizira cyahagaze ahera ryavuzwe nande bwa mbere? Ese bwa kabiri ryavuzwe nande? Kuko ikizira cyahagaze ahera ngira ngo ni abantu babiri babivuzeho, ni Danieli na Yesu. Nibo bavuze ikirebana n'ikizira n'uburyo kizahagarara ahera. None abantu kuko bigishijwe ko ziriya nzu zira z'ibyondo n'amatafari arizo nsengero, iyo babonye umusambanyi cyangwa umuntu ukoze ibintu bibi ahagaze hariya, ngo ni ikizira gihagaze ahera. Bageze naho bavuga kuko abatinganyi bazungurije ibendera ry'ubutinganyi muri ADPR, muri ziriya nzu bita insengero, ngo ni ikizira cyahagaze ahera. Ntabwo inzu y'ibyondo ari ahera h'Imana. Kuri aritari hariya pasiteri ahagarara, sahera h'Imana. Utaramenya ko ari wowe rusengero, umenye ko ahera ari muri wowe cyangwa ahandi ari muri wowe, uzahora uba mu bintu by'agakiza mu buryo bw'amayoberano utazi ibyo ari byo. Uyu munsi rero ndashaka kubasobanura ikizira cyahagaze ahera cyangwa kizahagarara ahera ni ikihe. Aho hera ni hehe mu buryo buri physically ndetse no mu buryo buri spiritual. Sibyo ko muri spiritual nanabirangije, ariko mu buryo noneho buri physically icyo kizira kizahagarara ahera ni ikihe, ni hehe kizahagarara. Ababivuze ni bande? Ni Yesu
na Daniel. Naho muve mu bintu by'amatafari ya ruriba y'inkarakara, ibiti n'ibindi bisakaye birimo ibintu byiza cyane, za katedrale, za kiliziya n'ibindi, ngo nahera h'Imana, ngo ni kiliziya yera y'Imana. Mwene data, shuti z'umusaraba mu nkurikiye, mwakumvise icyo Imana miravuga kweri, mwakumvishe ubutumwa bwiza, mwasobanukiwe kugira ngo mutazarimbuka ko Imana yadutumye kugira ngo tuvuge twitahire. Mwatwumvise mukumva icyo Imana miravuga ko amadini yose yamaze gusabwa, Satani yamaze kuyafata mu biganza afite mu biganza bye. Mwamenye ko buri muntu wese agomba gukiza ubugingo bwe. Ibyo babahaye barabibahaye, nimujyane ibyo namwe mikoro ubushakashatsi, ariko mwumva ubutumwa, murebe ibyo tubabwira, mu bikora ubushakashatsi mu birebe. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 8. Tugiye kuganira, tugiye kubasobanurira ikizira cy'umurimbuzi, tubasobanurire ahera kigomba guhagarara cyangwa kizahagarara cyangwa cyahagaze, tubabwira amateka yabyo, tubibazanire mu mwuka, tunabibireke muri fizikali kugira ngo abantu babyumve, mwe kwitiranya izi z'amatafari uko ngo umuntu yahagaze hariya pastor agarayigisha ngo ni kizira cyahagaze ahera. Ubuse koko barinda kubabwira gutyo ngo zira n'isengero kugeza ubwo muzihindura ko uwababwira kutazongera kuziterariramo mukamubona nk'umusazi, nk'umuntu wayobye. Ntago muzi mwe bw'Abanyarwanda icyo bita genocide byagenze gute, genocide byagenze gute. Ntabwo muzi ko abantu benshi birukanye muri ziriya nzu kuko bigishijwe nyine muri systeme y'idini ko ari rwo rusengero nibatarubonekamo n'ahandi bakirizwa bazarimbuka, bazagwa. Noneho bakabereka ko ariho hera h'Imana, Imana ari hiba. Noneho nabo muri genocide benshi bagahungira muri ziriya nzu ngo ni kiliziya y'Imana, ngo ni urusengero rw'Imana, ngo Imana irimo, ngo ntago batwiciramo. Ntago muzi abantu biciwemo n'abatwikiwemo ko bangana. Kumba babibigishaga bo bari babizi ko atari insengero, ahubwo ni muri systeme kugira ngo bigarurire abantu batazagira ahandi bajya, cyangwa ngo bateranire mu ngo zabo, cyangwa biga ijambo ry'Imana mu bundi buryo. Nabo rero ko ari byo bigishijwe birukanyiramo, bajya kwifungiranamo ngo ntago bari bubasangemo. Ntibazaga bagashumika bakamena lisanse hose no hejuru bagatwika, ntibazaga bakabafungirana bakabarasiramo bose, ntibazaga bakabatiramo ibyuma, kuko bo barabizi. Kandi ababikoraga benshi ni bamwe mu babayoboraga, bo bari babizi ko ibyo bavugaga atari byo, ari kinyoma. Mwamenye ukuri, mukamenya ko ari mwe nsengero z'Imana, mugahunga mu buryo bw'umwuka, byaba ngombwa no mu buryo bw'umubiri, ugakiza amagara yanyu mukirukanka. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 8, ndasoma mpereye ku murongo wa 8. Haravuze ngo isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika mu cyimbo cyaryo, hamera andi mahembe 4 agaragara cyane yerekeye mu birere 4 by'ijuru. Kuri rimwe muri yo hashamikaho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba, n'igihugu gifite ubwiza, rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyeri zimwe ribijugunya hasi, rirabisira ibanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri bijugunya hasi, rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nyuma numva uwera avuga, maze wa wundi wera abaza uwavugaga ati, ibyo byerekanywe iby'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari, ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati bizageza iminsi 2,300 uko bukeye bukira, ni mu buturo bubone kwezwa. Iki kizira cy'umurimbuzi, uyu ni Daniel. Ntabwo nshaka ko gutinda mu byo yahanuye, ariko Daniel ni umuhanuzi ukomeye cyane, weretswe ibintu bikomeye. Yerekwa ingoma zo mu isi ko zasimburana mu isi, yerekwa ibizaranga iminsi imperuka, yerekwa ibizagaragaza ko isi igiye kurangira, isi igiye kugaruka. Hanyuma yerekwa ubutegetsi ko buzagenda bukurikirana n'uburyo umwanzi azabukoresha mu gushaka kurwanya umugambi w'Imana wo gukiza abari mu isi. So yasobanuye iby'ingoma enye zigomba kuyobora isi, arizo Babuloni, Abamedi n'Abaperesi, Ubugiriki na Roma, ndetse anagaragaza uburyo ubutegetsi buriho buyoboye nk'ubw'Uburayi buzivanga muri ibyo bintu mu kurwanya Yesu ari we mwana w'intama. Aha rero yari gusobanura ubuhanuzi bw'iyerekwa yagize cyangwa inzozi burebana n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi ndetse n'ubwami bw'Abagiriki. Yabonye isekurume y'ihene, abona n'imfizi y'intama. Isekurume y'ihene
marayika Gaburiyeli yamubwiye ko ari ubwami bw'Ubugiriki ariwe Alexandre. Hanyuma imfizi y'intama yamubwiye ko ari Abamedi n'Abaperesi ko ngo yari ifite amahembe abiri. Ihembe rimwe ni ubwami bw'Abamedi, ihembe rya kabiri ni ubwami bw'Abaperesi. Cyangwa se ihembe rimwe ni Dariyo, ihembe rya kabiri ni Kuro. Abo nibo bayoboye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwa mbere. So rero icyo ushaka kwivugira ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo hano yabonye isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi, niko batubwiye ngo yagize imbaraga nyinshi cyane, maze imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika mu cyimbo cyaryo yamera andi mahembe ane agaragara cyane. Iyi ni ya sekurume ari ubwami bw'Ubugiriki. Ihembe ryari ririho ni Alexandre, kuvunika kwaryo no gupfa kwa Alexandre. Andi mahembe ane yameze ni abajenerali bane b'ingabo z'Ubugiriki bigabanyije ubwami, aribo Cassander, Lismark, Ptolemy n'uwitwa Seleucus. Abo nibo bigabanyije ubwami bw'Ubugiriki, ubwo Alexandre ari we hembe ryavunitse mu cyimbo cyaryo akamera andi mahembe ane kuri iyo sekurume y'ihene. So rero baravuze ngo isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika mu cyimbo cyaryo yamera andi mahembe ane agaragara cyane yerekeye mu birere bine by'ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato. Kuri rimwe muri ayo bashatse kuvuga ahangaha ni uwitwa Seleucus. Seleucus ari muri wa bajenerali bane nyine, niwe mu bwami bwaje gukomokamo nyine undi mwami. Urumva haracemo ibindi binyejana. Uyu mwami yima mu 175 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu mwami akaba yaraje yitwa Antiochus, niryo zina rye, ariko yongeraho izina ryitwa ngo ni Epifano. Uvuga ngo izina rye ryanyaryo ni Antiochus, nirebana n'icyubahiro cy'ubwami, ariko yongeraho ijambo ngo Epifano. Uyu rero ni uwitwa Antiochus Epifano wa kane, wabayeho mu 175 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu rero niwe hano Daniel avuze ngo kuri rimwe muri ayo hashamikaho kandi gahembe gato. Ni Antiochus Epifano wakomotse mu bwami bwa Seleucus, umwe muri bariya bajenerali bane bigabanyije ubwami bwa Alexandre ari ubwami bw'Ubugiriki ubwo yari amaze gupfa. Uyu rero Antiochus yima mu 175 mbere y'ivuka rya Yesu. Yakoze amarorerwa, yishe abantu ku rwego ntabona uko mbivuga. Baratubwiye ngo isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika mu cyimbo cyaryo yamera andi mahembe ane yerekeye mu birere bine by'ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamikaho kandi gahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye kusi n'iburasirazuba, n'igihugu gifite ubwiza. Bavuze igihugu gifite ubwiza ni Isiraheli. Nihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe. Iyo bavuze ingabo zo mu ijuru mutagira ngo ni ingabo zo mu kire zo mu ijuru nyine nyaje. Bibiliya igaragaza ko Isiraheli ari ingabo z'Imana, kuko Imana yagiye bivuga ko ari ingabo zayo kuva muri Egiputa bagenda barwana. Bibiliya igaragaza ko Isiraheli ari ingabo z'Uwiteka. Hano rero kuvuga ngo rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru ni Abisiraheli bavuzwe, ngo ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi. Bavuze inyenyeri kuko ingabo twamaze kubonye ko ari Abisiraheli. Inyenyeri ni abatambyi, kuko nibo bari bamurikiye rubanda rwose rwa Isiraheli mu birebana n'iyobokamana. N'ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi. Ni ukuvuga ngo iri hembe ari ryo Antiochus Epifano ryaraje muri Isiraheli, aricyo gihugu gifite ubwiza, rifata Abisiraheli, rifata abatambyi, ribambura inshingano y'ubutambyi. Uyu Antiochus abajugunya hasi, arababuza. Noneho rero nari nababwiye ngo iri zina rye na Antiochus Epifano ni iryo yongereyeho. Epifano bisobanura ngo ni Imana yihishuye. We yaje avuga ko ari Imana yihishuye kandi ari we bakwiriye gusenga. Uyu Antiochus rero Epifano akaba yarasemborezaga Antikristo ugomba kuza mu gihe gitoya ku mugaragaro, kuko ibyo yakoze nabyo Antikristo azakora, nibyo ndibuze kugeraho mu kanya. So rero ni ukuvuga ngo hano uyu Antiochus wimye mu 175 mbere y'ivuka rya Yesu niwe waje ajya muri Isiraheli mu gihugu gifite ubwiza, afata Abisiraheli akubita hasi, arabarwanya, yinjira hera mu buturo bwera, afata abatambyi arizo nyenyeri, abambura inshingano,
z'ubutambyi, abategeka ko bagomba kuba ariwe basenga kuko ariwe Mana yishuye. Epifano bisobanura ngo Imana yishuye. Arangije hano baratubwiye, mwumve nituzadusoma mujye mwumva cyane. Hano bavuze ngo nuko rihinduka rinini, ingabo zimwe n'inyeri zimwe ribijugunya hasi, rirabisiribanga, nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo. Umugaba w'ingabo uvuzwa hano ni Yesu, niwe mugaba w'ingabo za Isiraheli. Ngira ngo iyo usomye igitabo cya Yosuwa, ndibwirana igice cya 5, tubwirana icya 5 n'icya 4 uzarebaho ngaho, aho Abisiraheli bagiye kuca i Yeriko, Yesu yaje kubafasha nk'umugaba w'ingabo kugira ngo abasenyere Yeriko babashe gutambuka. Noneho rero Yosuwa aramubona, aramubaza ngo uri umwe mu bacu cyangwa se uri umwe mu babisha bacu? Aramubwira ngo nje nonaha kubera umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Niwe wabahaye information zose z'uko Yeriko igomba gusenywa, ababwira uko bagomba kuzenguruka bucece inshuro zingahe 7, ababwira inshuro 7 ibyo baza gukora. Kumbi we akimara kubabwira Isabura ntibongera kumubona, we ajya mu nkingi za Yeriko, ategeza ko babanza kuzenguruka kugira ngo bashyireho uruhare rwabo rwo kugira ngo Yeriko isenyuke. Niwe wayibarituriye rero. Uyu ni Yesu rero, kuko Bibiri igaragaza ko ari marayika w'Uwiteka, niwe waje kubera umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Rero Abisirayeli nizo ngabo zivuzwe z'Uwiteka. Iyo bavuze umugaba w'ingabo rero ni Yesu. Impamvu hano bavuze ngo n'umugaba w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Umugaba w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Urumva rero Yesu niwe bahoraga batambira ibitambo Abisirayeli, kuko bamusemborezaga mu bitambo by'intama, ihene, iriza y'inka, inuma zinungura, inuma zisanzwe. Basemborezaga igitambo kimwe cya Yesu. Niwe rero batambiraga ibitambo, kuko niwe wabahaga inshingano zo gukora ibyo bintu kugira ngo naza bazamwakire. Niwe mugaba w'ingabo. Antiochus Epifano yakuye igitambo arakimwambura, asenya ubuturo bwera. Ni kuvuga ngo rero Antiochus yaraje akora ibintu bikomeye, ahagarika gutamba iby'amasabato, arabihagarika, gukurikiza amategeko y'Imana arabihagarika. Arangije akora ikosa, yinjira hera, afata igicaniro cy'imibavu agitambiraho ingurube. Murumva ibintu yakoze? Guhumanya ubuturo bwera bw'Imana. Yisha Abisirayeli batagira ingano kugeza ubwo bafataga abana bakabasekura, bakabagaburira ababyeyi babo, akababwira ngo nimutansenga mwese muzashira nzabamara. Uyu ni witwa Antiochus Epifano wa 4, wabayeho mu kinyejana cya 18 hagati aho ngaho, 170 na kangahe na 4. Aza gutsindwa ate rero? Amaze gutamba igitambo cy'ingurube ahera, gicaniro cy'imibavu cyatwikirwagaho imibavu, hagurutse umugabo witwa Matatiyasi ufite abahungu 7 harimo n'uwitwa Juda Makabe. Abo nibo bahagurutse bavuga ati n'ubundi yaratwishe, yaratumaze, reka turwaniye intambara, atwice ariko turwanira amategeko y'Uwiteka. Imana ye kutugaya, ye kutubona nk'abanyabwoba, kugeza ubwo uyu wasuzuguye amategeko y'Uwiteka kanduza ubuturo bwera, dupfe ariko turwanira amategeko y'Uwiteka. Kumbi niba Imana ari tema ishyaka igiye gukoresha gutsinda Antiochus Epifano cyangwa gutsinda ubwami bw'Ubugiriki. Uyu nawe amateka yavuga ukuntu yapfuye nabi cyane bikomeye. Nta muntu urwanya Uwiteka, wapi, barayitsinda. Ndetse iyi ntambara y'Abamakabe ivugwa mu gitabo Bibiliya ntagatifu, irimo iki gitabo, kirimo igitabo cy'Abamakabe. Ayo mateka yose aravugwa, muzagisome muzabisangamo. So rero uyu yaje gusimburwa n'undi wimye mu 134. Hanyuma rero twihuse, uyu Antiochus Epifano wa 4 wimye muri iyo myaka twababwiye, niwe Danieli yari yarahanuye ko ari ikizira cyagombaga kuzahagarara hera mu buturo bwera. Turimo kubereka ibintu biri physically. Ubuturo bwera ahera cyane ni rwa rusengero twakomeje kubabwira ko ari rwo rusengero Imana yari yariyubakiye ubwayo, ubuturo bwera. Antiochus rero yinjiye ahera cyane
akora ibyo tubabwiye. Turi kubereka mu buryo buri fizikali kugira ngo mubyumve neza. Urwo rusengero n'ahera cyane havugwa hariho ni urwo ngurwo, ariko twabonye rwaje gusimburwa n'umuntu Imana ituyemo. Mu bitandukanye n'aya mazu murimo kubona yubatswe n'abantu, abayobozi b'amadini bakababeshya yuko ari insengero, kugeza ubwo umuntu aza guhagarara hariya n'ubuteganyo ukaba bwinjiye ngo ni ikizira cyahagaze ahera. Ni wowe rusengero rw'Imana. Utaramenya ko ari wowe ugomba kugira ahera h'Imana, uzarimbuka nutabasha kwakira Imana muri wowe, ngibe muri wowe ituremo. Abapagane baravuga ngo tuvuga ngo abantu bazarimbuka. None se tubihishe? Niba umuntu adashobora kumva ubutumwa bwiza ngakurikiza icyo Imana ivuze, none tuvuga ko azabona ubugingo, se nta bugingo azabona, azarimbuka. Ubutumwa bwiza n'ubutumwa turavuga. So rero ikizira kirimbura, ahangaha tuzabakora inyigisho yose tuyibaha neza, gerageza ngo senye ibyo abantu bimitse bigishwa n'abayobozi babo b'amadini, kugeza ku rwego rwo kubabwira ngo aho hantu muri muraza kuharimbukira. Barimo kubazanamo ubuyobe, bakavuga ati kuvana abantu mu rusengero ukababuza guterana kwera, ubwo urumva ari bwo urimo kujyana abantu ahantu heza, ahubwo uri kurushaho kubarimbura. Ni ukubirwa batubwira. None se aho bari bariho bahaboneye ubugingo, nibe natwe ahubwo turimo no kubigisha nyine. Nibasohoke n'ubundi, kuko nitwe bumvise bakomeze batwumve, bumve ubutumwa tubabwira, tubarere bakure nabo bajye kuvuga ubutumwa bwiza. Nkuko batwumvise ari nako bakomeza kutwumva. Nkuko bateranye mu iteraniro ryo kumva ubutumwa bwiza twigisha kuri Iron TV, nibakomeze baterane bavuye muri radini be kurimbukiramo. Naho niba mubyanze nta kundi twabagenza, kwebwe turavuga iby'Imana yadutumye. So rero ikizira kirimbura cyagaza ahera n'uyu Antiochus Epifano. Ahera ni Yerusalemu, ariko cyane mu buturo bwera ry'ayama ry'ibonaniro ryari rigizwe n'ibyuma bingahe? Bibiri, ahera n'ahera cyane. Nuko Antiochus Epifano yinjiyemo, isanduku y'isezerano arayisohora, amategeko yari irimo akubita hasi, ya nkoni ya Aroni yapfunitse uburabya akubita hasi, urwabya rwa mana Abisirayeli bari imyaka 40 byose bitesha agaciro, ajya ku cyotero cy'imibavu cyangwa se igicaniro cy'imibavu, aho batwikiraga imibavu ituma amasengesho y'Abisirayeli ahumurira Imana neza, wahatwikira ingurube. Icyo ni ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera fizikali i Yerusalemu mu rusengero. Mu bitandukanye n'ibi ngibi turi kubona byamaze asanzwe. Noneho Yesu yongera kubisubiramo muri aya magambo, asubira mu byo Daniel yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 24. Reka mabasomere Matayo 24 umurongo wa 15. Iki gice gisobanura ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Atanga ibimenyetso byinshi bizaranga ko azaba agiye kugaruka, ariko abigereranya n'ibyagomba kuba kuri Yerusalemu, gusenywa kwayo no kwicwa kw'Abisirayeli cyangwa se kw'Abayuda. Avuga ko mbere y'uko aza iyo shusho izagaruka mu kurwanya Imana ku rwego ruhambaye. Ageze hano ku murongo wa 15 yaravuze ngo, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Iri jambo ngo ubisoma abyitondere riri muri entre parenthèse, niko ndi kubibona, na entre parenthèse niho ryanditse. Ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel. Usomye hano hasi hari utuntu bita ngo ni pagenari. Yumanutse barakwereka ngo ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel ni iki. Bagahita bagusubiza hariya tumaze gusoma muri Daniel igice cya 8. Nto bagusubiza ngo ujye gusoma ugisobanukirwe. Nuriya Antiochus Epifano wa 4 winjiye ahera ko Yerusalemu mu rusengero, mu bitandukanye n'ibyo tuvuga by'aya mazu twubaka. Noneho rero Yesu yongera kubisubiramo ngo, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera. Aha rero bahita bavuga ngo ubisoma byitondere. Ni ukuvuga ngo Yesu igituma avuze gutya bagashyiramo ijambo ngo ubisoma byitondere rikaba riri muri entre parenthèse, ni ukuvuga ngo ashatse kwerekana ko nubwo Daniel yahanuye icyo kizira, ibyacyo byarangiye. Ubyitondere udata ugira ngo nibyo Daniel yahanuye kandi ibyo byararangiye. Hari ibindi bigomba kuza, hari ikindi kizira kizaza kizamera nka kiriya cyabaye ku Bisirayeli. Nibyo Bibiliya ishaka kuvuga ahangaha. Niyo bavuze ngo nubwo Yesu yifashishije ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel, aricyo Antiochus Epifano, cyabayeho mu 175 mbere y'ivuka rya Yesu. Yesu akaba ari byo yifashishije
ariko ahise agaragaza ko hari undi uzaza uzakora ibyo, kuko ibyo byararangiye, amateka yabyo yararangiye, abisirayeli bari babizi. Hari undi wagomba kuza umeze nka Antiyokisi Epifani. Icyo kizira rero cy'umurimbuzi cyagomba kuzagaragara hera. Mu bitandukanye na pasiteri wasambanye ushatse abagore 5 uhagaze muri zino nzu z'ibyondo n'amatafari twicaramo twiga ijambo ry'Imana, cyangwa se duhuriramo ngo batwigishe, cyangwa pasiteri akaba ariho yigishiriza, tugafata ritari hariya ahagarara ngo nahera, tugafata hariya twicara ngo ni urusengero rw'Imana. Ibyo mu bitandukanye cyane, biri difera n'ibi ngibi, mu bitandukanye cyane, kuko iki kizira kivuzwe Yesu avuze kizaza kizakora nk'ibyo Antiyokisi Epifani yakoze, ni Antikristo wavuzwe. Antikristo naza azakora nk'ibi ngibi n'ubundi Antiyokisi Epifani yakoze, kandi azabikora n'ubundi muri Isiraheli. Azinjira muri rwa rusengero ko ruzaba rwarubatswe, dore rwaramaze no gutegurwa ibikoresho byarwo, barabifite Abisiraheli, barabibitse. Bibiliya isomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2:20 ndibwira na 3 na 4, batubwira ko rwubatswe imyaka 46. Heroda rwubatse imyaka 46. Ariko noneho Abisirayeli ubu bafite ibikoresho, barabibitse, bo bavuga ko bazarwubaka mu gihe gito cyane kitarenze nibuze iminsi 7, kuko ibikoresho bafite, tekinoloji yaraje, ikoranabuhanga, mbega bizabafasha kubikora vuba na vuba. Urwo rusengero rero nirwo ruzongera guhagararamo Antikristo. Ibi tuzabibigisha kandi muri iki gitabo ko nahishwe twababwiye, twaberetse ibi byose twarabisobanuye muri iki gitabo. Nugishaka ugitware, urabisangamo byose. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo urusengero ruvuzwe ahera havuzwe ni urwo ngurwo Abisirayeli bazongera kubaka, ari rwo Yesu azaza asanga ari kumwe n'itorero rye baturutse ku bicu. Nyuma y'imyaka 7 itorero rivuye mu isi, Yesu azagarukana n'itorero aje kurwanya intambara ya nyuma yitwa intambara ya Harimagedoni. Kuko twababwiye ko iya Gogi na Magogi ntabwo izaba ari propaganda Satani azashyira mu bari mu isi yose, ariko Yesu atafata itorero arizamure, yohereza umuriro muri abo bantu. Ntabwo rero izaba, nubwo azazana propaganda, ariko ntizaba ko birabigaragaza neza. Intambara ya nyayo, intambara ya Harimagedoni, yayishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. So rero Yesu azamanukana n'itorero aje guhagarika iyo ntambara izaba yagabwe na Antikristo ku ishyanga rya Isirayeli. Amahanga yose, igisirikare cy'isi cyose cyahururiye kurwanya iki? Ishyanga rya Isirayeli mu kibaya cyitwa Imegito. Ni ikibaya giteganye n'umusozi wa Karumeli, kandi amahanga yose arabizi ko ari iyo ntambara izabera. Isirayeli nayo ihora yiteguye ko ari iyo ntambara izabera, kuko ubuhanuzi bwa Bibiliya burabivuga. Umuhanuzi Zekariya yarabihanuye, Yohana mu byahishuwe arabihanura, bizabera muri icyo kibaya cyitwa Megido. Ari byo twasobanura mu gitabo kuri nahishwe, twabisobanuyemo. So rero urwo rusengero ko ruzaba rwubatswe, Abisirayeli bongeye gutambira ibitambo Yesu nk'uko babitambaga kera, kuko ntibemera ko Yesu yaje, baracyamurindiriye. Bazasubira gutamba ibitambo nibamara kurwubaka, bakora imihango yose. Antikristo rero, kuko ari uzaba uyoboye isi, icyo gitero ryavuye mu isi, nibwo azabajyamo babwire ngo ni jyewe Mesiya mwawe mwarategereje, ni jyewe. Noneho rero ibitambo byose byatambwaga kuva kera nabahaye mu mategeko, mubihagarike. Ubu ni jyewe ugomba kwitambira igitambo, kuko ni jye byashushanyaga. Nibwo arazinjira muri rwa rusengero nanone bwari bubatse, yongere yinjira hera, agiye gutamba iki? Igitambo. Impamvu rero ari usa na Antiyokisi Epifani wabayeho, nuko nawe Bibiliya yamugaragaje, Yesu yagaragaje koko nawe ari ikizira. Bivuga ngo ibyo Antiyokisi Epifani yakorera Abisirayeli, Antikristo nawe nibyo azabakorera. Uko yatambye ingurube, niko nawe azatamba ingurube hahandi hera bazaba batunganyije. Aho ni Abisirayeli bazamuvumbura ko atari Mesiya, nabo bazanahishurirwa koko itoro ryavuye mu isi, wa wundi bishe bakamubamba ari we koko wo kuri wanaciye itoro ry'abanyamahanga. Ndetse na bamwe muri bakiya mu Bayuda nabo ndabizi bizera bazaba bagiye.
So rero ikizira cy'umurimbuzi Yesu yahanuye agari gihagarara muri izi nzu z'amatafari n'ibyondo, kugeza ubwo abantu birirwa bavuga ngo kuko ADPR Inyarugenge Ezayi Ndayizeye yakiriye abazungu bakazunguriza idarapo ry'ubutinganyi muri iriya nzu twita urusengero, ngo ni ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera. Iyo ni ya systeme religieux satanique amadini yigishije abantu kugeza ku rwego rw'uko bafata nkaho hari yari ahera. Twabonye ko urusengero rwa nyuma Imana yiyubakiye intoki zayo ari wowe nanjye, kandi tubona ko aho itura ni muri mindset yawe, mu bitekerezo byawe, mu bwonko ni Imana itura, kuko nikoresha niwo iyobora ibitekerezo byacu bigatuma tuvuga ibintu bizima tukanakora ibintu bizima. Agakiza iyo umuntu agiye kukakira akakirira mu bitekerezo, kandi birayivuza agakiza bishatse kuvuga Yesu. Bivuga ngo rero Yesu aza gutura mu bitekerezo byacu, kandi niyo tukaretse tukagasohokamo n'ubundi ni ibitekerezo twakira bibi bya Satani. Bivuga ngo twakira Satani agatangira kuyobora, none ibikorwa byacu bikaba bibi, ndetse n'imvugo zacu tukavuga ibidahesha agaciro Imana. Niyo mpamvu rero Imana tuyakirira mu bitekerezo, tukayijugunyira mu bitekerezo. Satani tumwakira mu bitekerezo, tukajugunya Satani mu bitekerezo. Iyo twakiriye Imana mu bitekerezo byacu, iyobora intambwe zacu, ikayobora ingingo zacu, ikayobora ururimi rwacu n'iminwa yacu gukora ibyitunganiye. Iyo twakiriye Satani mu bitekerezo byacu, atuyobora ingingo zacu n'intambwe zacu bigakora ibibi, tukavuga n'ibipfuye bidahesha Imana icyubahiro. So rero urusengero Imana ituramo ni wowe nanjye, ni kuvuga ngo muri wowe hagomba guhinduka hera cyangwa hagahinduka handuye. Ushobora kwakira ikizira kikaba muri wowe cy'umurimbuzi, cyangwa se ushobora kwakira Yesu Kristo muri wowe kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Ubitandukanye rero n'aya mazu abantu bubatse, kuko tubonye ko urusengero rw'i Yerusalemu ni rw'Imana yitangiye, itanga plan yarwo y'uburyo rugomba kubakwamo. Cya kabiri ni naho Imana yavugaga imbona nkubone abantu bakayumva mu bikuta. Icya gatatu nuko Imana yavuze ko izatura muri rwo, kandi kuko barabibonaga, Abisirayeli barabishurirwaga kenshi. Uyu munsi rero ibyo byabaga ku rusengero rw'i Yerusalemu biri mu muntu. Niyo mpamvu ujya kumva umuntu akubwiye ngo numvishe ijwi ry'Imana. Nta muntu ucyumva ijwi mu bikuta. Mu bantu mwicaye muri izo nzu muteraniramo, muzamenye niba waryumvishe mu mabati cyangwa mu bikuta. Ariko ku Bisirayeli barabyumvaga ijwi, bose bicaye baryumva. Uyu munsi none kuko umuntu ari wahindutse urusengero rw'Imana, ubu wiyumvira ijwi muri wowe, cyangwa kumva umuntu avuze ngo numvishe ijwi ry'Imana rimbwira. Bivuga ngo ni wowe urusengero rw'Imana. Rero ahera ni muri wowe, cyangwa se ahanduye ni muri wowe. Ikizira cy'umurimbuzi kizagara hera ntago ari muziriya nzu, ni muri wowe. Niyo mpamvu mu gihe mukomeza kwicara rero muri izo nzu muzita ngo nizo nsengero, muzashiduka mwamaze kwakira ikizira cy'umurimbuzi kinje muri mindset yanyu. Mwakira inyigisho z'ubuyobe, mwakira inyigisho z'ubutinganyi, mwakire gusomerwa Bibiliya y'abatinganyi, muvuga ngo nta kibazo, nabo ni abantu nkatwe, reka tubane. Babigisha inyigisho z'ubuyobe muzakire muri mindset zanyu, mwirukana Imana. Ubwo nibwo muzamwakira ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera. Ubitandukanye no kubonera abantu bahagaze kuri alitari asambana cyangwa se abakora ibibi ngo nahera ngo bahagaze. No, utaramenya ko ari urusengero rw'Imana uzarimbukira muri izo nzu bakwigisha inyigisho zituma Satani cyangwa Antikristo ahagarara muri wowe, akaba muri wowe, ukazarimbukira muri iyo nzu. Nshuti z'Imana, twashaka kubaha iri tangazo, twabahaye imyaka 2, none murabona birimo kugira umuvuduko mwinshi, kuko Imana yadutumye irabitubwira. Mugiye kubona amadini yose amabendera azungurizwa muri ziriya nzu zabo bita isengero, amabendera y'abatinganyi. Nkuko mwabonye yazamuwe kuri za ambasade nyinshi mu Rwanda, nako mugiye kubona amabendera rwose. Nkuko mubona muri ADPR bamaze kurizunguza Inyarugenge, muzungu akarizunguriza muri iriya nzu twita urusengero, barimo kuramya Imana, kumbi ni Satani barimo kuramya. Ni nako mugiye kubona no mu zindi zose, mu yandi madini yose babizana, kandi bagenda babizana gake kugeza ubwo muzabyakira neza, mwumve ntabwo babekibateye, hanyuma mwakire mwigomiremo ngo ariko ngo tutazarimbuka, ngo twe gusohokamo hano ngo tutazarimbuka. Aho niho mugiye kurangirira. Imana ibaha umugisha n'ubutumwa twabagezagaho kugira ngo buri wese akanguke. Reka dushime Imana, dusenge. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, turagushimiye gukomeje kudukangura, ugakangura abakobwa n'abasore hirya no hino ku isi n'abagabo. Komeza gukangura abantu bawe, kandi komeze kubabwira ibyo ushaka n'ibyo ushimba. Mu izina rya Yesu Kristo tubyamaje twizeye, amen.
Imana ibahe umugisha cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom. azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora